ibimenyetso kuma mfite umuriro mwinshi. Mukamfiza Rufonsina ni umuturage wo mu mudugudu wa Rugarama ya kabiri mu kagari ka Nyamata y'umujyi mu murenge wa Nyamata ho mu karere ka Bugesera. Bavuga ko iyo bikanze malaria bajya gushaka abajyanama b'ubuzima bakabafasha mu kubasuzuma n'ubuvuzi bw'ibanze. Buri munsi uko mfashwe na malaria mbere ya byose nukuza ku mujyanama w'ubuzima. Ntago nafatwa no kumva afite ikibazo cy'ibimenyetso bya malaria ngo mbe nahitira kwa muganga. Buri gihe uko umuntu afashwe n'ibimenyetso bya malaria tuhita jewe ubwanjye mpita nyoba ku mujyanama w'ubuzima. Nyuma y'Ibariko bagaragaza ko bagorwaga no kujya gushaka ubuvuzi bitewe n'ingendo zitapfaga kwigonderwa n'umurwayi ubonetse wese. Turashimira leta y'ubumwe ko yatwegereje ubuvuzi bwegereye abaturage. Ubundi umuntu yararwaraga akarembera mu rugo cyangwa se no kugera kwa muganga ukagerayo abantu ari benshi ukaba waremberayo. Ariko ubu ngubu umuntu arafatwa na gato ugahita wirukankira ku mujyanama w'ubuzima. Ku ruhembe rw'iburyo abajyanama b'ubuzima mu ntambwe iri imbere mu guhangana n'iyi ndwara ya malaria bavuga ko biteguye muri ibi bikorwa byo gukomeza gufasha abarwayi ba malaria. Natwe nk'umujyanama w'ubuzima, abajyanama b'ubuzima kimwe n'abandi bose nka bagenzi banjye, uruhare rwacu uvuga ngo twebwe dupima malaria, umuturage yaje akadusanga mu rugo tumufatira ikizamini nk'uko mwabibonye. Umuntu yararwaraga abantu nta karembera mu rugo ntabasha kujya gukora gushakisha ibitunga umuryango. Ubwo rero nk'umujyanama w'ubuzima afite uruhare runini ku muturage kuko iyo arwaye azamugana akaba yamufasha agahita akira. Ngibi ni byagabanije impfu mu bice byibasirwa n'indwara ya malaria nk'uko bishimangirwa n'ubushakashatsi bukorwa. Uruhare rwacu nuko hagabanyirijwe impfu z'abantu barembera mu rugo bikaba byabakurizamo gupfa. Ubuvuzi bwa malaria mu bajyanama b'ubuzima biteganijwe ko ku ikubitiro bavurwa n'abajyanama b'ubuzima. Epafrodite Habanabakize umukozi ushinzwe kurwanya malaria mu kigo gishinzwe ubuzima RBC ashimangira ko abarenga 600 mu mwaka ushize bavuwe n'abajyanama b'ubuzima. Hakaba hari n'intego yo kubongerera ubushobozi burimo no kujyana n'ikoranabuhanga. Gahunda zihari ni zisanzwe nuko nyine duha ubushobozi wa mujyanama w'ubuzima. Iyo tuvuze ubushobozi tuba tuvuga amahugurwa, tuba tuvuze kushakira ibikoresho n'ubundi bufasha. Ariko hari na gahunda noneho yuko turi gushaka ko abajyanama b'ubuzima bose mu gihugu bajya bafura ariko bakava mu kuvurira mu bitabo ahubwo bagakoresha telefone. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka ushize bugaragaza ko akarere ka Ngoma ariko kagize abarwayi benshi ba malaria aho kari gafite ibihumbi bisaga 5 by'abayirwaye. Naho mu mwaka wa 2026 igaragaza ko umubare w'abarwayi ba malaria wakomeje kwiyongera kuko akarere ka Ngoma kari gafite abarwayi barenga 8,500. Kayonza na Gasabo bafite abarwayi bari hejuru y'ibihumbi 5. Mu gihugu hose abantu 87 bishwe n'indwara ya malaria hagati y'umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025. Emmanuel Bizimana, Isango Star, i Nyamata mu karere ka Bugesera.